ibice 50 umurongo wa 20. Itangiriro bice Urupfu. Amen. Abatesalonike ba mbere, rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 15. Iki nico tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangurura ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujanwe nabo tuzamurwe mu bicu dusanganire umwami mu kirere, nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Byahishuwe, soreze mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, anshiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho, icyakora nari narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose kandi mfite ifunguzo z'urupfu na kuzimu. Amen. Imana ibaho umugisha. Tubahaye pole mwese, uhereye ku muryango wa bene data Sebanyana n'umuryango we, umuryango wose muri rusange, umuntu mukuru nkuriya abafite amasano n'abantu benshi, abafite ahavuka mu muryango we, ba nyirarume, abafite abakwe, abafite abishwa, abafite abakonekse ku bantu benshi kandi bose baba babaye. Niyo mpamvu mwese twababwira ngo mukomere kandi tubahaye mpore. Imana yo mu ijuru ibakomeze, hamwe n'itorero muri rusange mwese mukomere. Umubyeyi nkuriya aba ari umuntu ukomeye cyane mu nzego zose, habe no mu nzego z'igihugu abakomeye, kuko ababitse amateka menshi y'igihugu, aba yarabonye byinshi. Habe n'umuntu utaragize icyo akora, iyo arambye cyane aba afite byinshi yakunganiramo abantu mu bitekerezo, kuko aba yarabonye byinshi, kandi muri ibyo byinshi haba harimo ibyo yagizemo uruhare, haba hariho n'ibyamugizeho uruhare akabyihanganira. Bene uwo rero iyo arangije, ni kurya baza bavuga ngo uyu musaza apfuye ngo ni nka biblioteke ibihiye, kuko muba mubuhombye ikintu kinini kibitsemo amateka y'abantu. Ku bw'ibyo rero abantu bose bari hano dukomeje kubabwira ngo mwihangane. Ni mu mugoroba turaganira umwanya utari muremure, umwanya mugufi, kugira ngo abantu baze gutaha kibona. Kigiye hari n'imbeho nyinshi ishobora benshi, abantu baba bakeneye ngo bagere mu mago hakiri kare. Turaganira hejuru y'iri jambo dusomye mu Itangiriro, uburyo Imana yazanishije urupfu ubuzima. Urupfu Imana yarukuyemo ubuzima. Ni ikintu kigoye kumva cyane, kuko urupfu ni ikintu kitubabaza. Urupfu ni rubi,
hantu na hamwe hari abaririmbyi bigeze kuza baririmba ngo urupfu n'umwanzi ngo ariko ni intumwa y'Imana. Urupfu ni rubi cyane. Urupfu ni rubi kubera yuko iteka ryose urupfu ruza rutazanye ibyiza. Iyo urureba ruba rufite ishusho mbi, habe n'uwapfushije azagira nk'icugazwa akagira igicucu, akazagira nk'isoni, ndetse ukazugira ngo none bagize uruhare mu kwicuwa uwawe. Umuntu azapfusha umwana, yapfusha umubyeyi, ukagira nk'icugazwa cy'urupfu, ndetse ukazugira ngo none hari nk'uruhare wagize mu byakubayeho. Ukazugira bamwe hari vuba ahangaha muri iyi minsi ishize, hari uwapfushije umwana we akazayanga gusohoka mu cyumba, akazabwira abantu ngo ntashaka no kubona abantu. Urupfu ni rubi, rugira ishusho mbi, ruza rugutera ikintu kibi, ukazusa n'ufite ikimwaro kandi nta ruhare wabigizemo, ndetse ahubwo rwagukomerekeje, ubabaye cyane, uremerewe cyane n'urupfu. Ariko kubera yuko ari nicyo gituma, haleluya, habe na Yesu ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, byaramuremerereye. Ni igikombe kibi, kandi ni Yesu wenyine wo kinyweraho ku bushake. Nta wundi muntu wonywera kuri kiriya gikombe ku bushake. Abandi twese tukimweraho tutabishaka, tubabaye cyane, tudashaka gupfa. Paulo niyo yavuze ahangaha abwira abatesalonike, arababwira ngo sinshaka ko mutamenya, tidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye. Paulo yagaze ababwira iby'umuzuko, akababwira uburyo abapfuye bazazuka, akababwira ibintu byinshi by'urupfu rwa Yesu Kristo, ariko ntibabishikire ngo babyakire. Abantu ngo bakomeza kubaho, abatesalonike ngo bakomeza kubaho mu myizerere yemera yuko iyo umuntu apfuye akiwe kaba karangiye. Iyo umuntu apfuye nuko turatandukanye, birarangiye. Paulo atangira kubahuguza amagambo y'ubwenge, abasobanurira amagambo yuzuye umwuka kandi ariko kuri kw'ijambo ry'Imana, ababwira yuko abapfuye bazazuka. Abasobanurira aya magambo dusomye aha, arababwira ngo nico gituma ngo abapfuye aribo bazabanza kuzuka. Yama babwira ngo natwe abazoba bakiriho. Iyo usomera ijambo uzubona ukuntu Pawulo ari mu bagabo batashakaga gupfa. Pawulo yari mu bagabo barwanya gupfa, nawe ubwiwe ntiyashakaga gupfa. Yaravuze ngo Bwana sifiwe, yaravuze ngo abapfuye nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe abazaba bakiriho. Yama yishiraga mu bazoba bakiriho. Igihe cyose iyo tuvuga ntawuza wishira mu bazapfa. Nico gituma urupfu tugomba kurwana narwo. Kakuriye umusaza yarwa, kuriya iyi minsi yose uyu musaza ari mu ntambara z'urupfu. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo urupfu ni rukwega, ngo namwe muzokwege, ni rukurura namwe mukurure. Titugomba gupfa kugenda gusa ngo niruza rw'amarushorera nk'abari bakeneye gupfa. Nico gituma umuntu tuzatumuvuza tukamumariraho umutungo wose, nuko tudakeneye ko umuntu adusiga. Tugafata ifaranga tukazishoraho. Uko uyu musaza yatangiye kuvurwa kiri muto, n'ibitaro bitarabaho bagaza bakora uko iyo bwabaga, bagakoresha indi miti yose y'agakondo ishoboka. Nimba mwagaza mubona umuntu akomereka bakazazana n'igitaka bagashiraho kurya ni ibintu byinshi cyane. Tuza turwana n'urupfu, tugahangana tuvutse kuva umunsi umwana yavutse, yanduru y'umwana avutse, tukarinda dusaza. Yandirimba baririmbye azaririmba ngo umuntu avuka arira, ngo agakura yitotomba, ngo agafatanyuzwe. Atukuzwe, haleluya. Umuntu azavuka arira, akarira avutse, agakura yitotomba, agasaza atanyuzwe. Kandi ni principe ubuzima, ni ihame ry'ubuzima abantu babamo. Umuntu azavuka akavuka arira, agakura yitotomba, ukitotomba kwawe warangiza ugasaza utanyuzwe. Paulo aravuga ngo
twebwe abazaba bakiriho ngo tuzahera ko duhinduke duse nawe. Ariko ntibizamubujije gupfa. Nubwo yabivuze gutyo ntabwo byamubujije gupfa. Paulo yavuze urupfu araruvuga. Yaravuze ngo umwanzi wa nyuma, yabwiye abakorinto ngo nicyo gituma umwanzi wa nyuma uzakurwaho ari urupfu. Urupfu Yesu yarumaze imbaraga, ariko ikigoye abantu kugeza uyu munsi no gushikira ijambo yakoresheje mu kurumara imbaraga. Iyo dusobanurirwa umuzuko biba biganisha mu kumvisa abantu Yesu yamaze urupfu imbaraga. Ubundi gupfa ikiza kimara urupfu mu muntu ni ukubona uwo wabonye yapfuye ukamubona asuye kuba muzima. Nicyo kiza amarira. Aha twasomye mu Itangiriro ni ijambo rya Yosefu aganira na bene se. Twavuga ngo amena. Haleluya. Ndaza gutwara umwanya utari muremure. Yosefu ni igihe yari muri Egiputa, ni amakuru maremare muzi cyane. Bukeye ise aja gusaza, Yakobo aramubwira ngo ntukampambe hano. Arangije Yakobo mu minsi ye ya nyuma arapfa. Amaze gupfa, Yakobo kubera ko yari yarabisabye abana be, Yosefu icyo gihe yari umutegetsi muri Egiputa murabizi, asaba Farao, abwira Farao ngo kubera ndagusabye wemere umfashe kubahiriza icyo data yansabye akiriho. Data yaransabye ngo nubwo ashaje, nubwo ageze mu gihe cyo gupfa, ageze igihe cyo gutanga, ariko ndagusabye ntukampambine. None ndagusabye mwami Farao. Uwo ni Yosefu wasabaga Farao. Aramubwira ngo umfashe ureke ngende nje gushingura data muri Kanani aho yari yaransabye ko nzamushingura. Farao arabimwemerera, aramubwira ngo genda ubikore uko wabyifuje. Amuheza, Bibiliya narayisomye, Bibiliya irambwira ngo Farao amuheza abantu bose bo mu gihugu. Muhereye ngo ku ngabo za Farao zose zamugendaniraga, amajepe yo kwa Farao, mukageza ku ngabo zose, mukageza no ku bategetsi b'igihugu cyose. Mwinga abantu bose ngo bari batuye i Gosheni, ngo batabuze n'umwe, ngo baherekeza Yosefu gushingura se. I Gosheni aho bari batuye kwa Yosefu, ngo hasigaye abana n'imikumbi gusa. Abandi bantu bose ngo barahaguruka baragenda baje gushingura Yakobo iwabo. Bagarutse bageze mu nzira, ngo bageze iwabo bose baragaruka ngo bageze i Gosheni, ngo bene se wa Yosefu, ba Rubeni na ba Simiyoni na ba Lewi n'abari abandi bose, ngo baravuga ngo uyu mugabo ngo ineza yari yaratwituye, ngo yagaze yitwitura kubera data yari akiriho. Ati none ubwo data atakiriho ashobora kuzaduhinduka akatwitura inabi yose twamugiriye. Amen. Haleluya. Iri jambo ryanejeje cyane. Bibuka ngo bagarura amateka mu bitekerezo y'ibyo bamukoreye byose, ngo baravuga ati icyatumye tugirira neza nuko yari yishingikirije kuri se wamubyaye, ise utarabigizemo uruhare mu kumugirira nabi. None rero ubwo dusigaye nta data ubwo dusigaye, kandi muzobirebe imiryango myinshi zikundana base bagihari. Umugabo umwe w'umusaza iri haruguru iwacu yari umugabo w'imfura cyane, akagira umuhungu we mukuru wagiraga amanyanga, kandi niwe wari umuhungu we mukuru, yari umugabo ufite abakwe n'abakazana, ariko akagira amanyanga, ari we mukuru. Ngo ise noneho ise akaguma agakumira amakosa. Umunsi umwe ise aratubwira ngo kumuza mumbona, ngo njewe ngo ndi ikoro, ngo izi mpuza
ngwizihuza uriya muhungu wanje mukuru ndavuze mwizina bamwe baramuzi ngwizimpuza ngwizihuza ngo naka ngo nabandi bantu ngo umunsi nzapfa ngikorizo bivuye hagati nguriya muntu ndazosura guhura nabandi kuva pfuye nubaza yubaka kuwiwe musozi habe nubu nyine ndabiza ari kuwiwe musozi nubu nyine habe nubu mu ntambara yubatse kuwiwe musozi hari abantu benshi bahuzwa n'abavyeyi ariko si vyiza ni bibi cyane yose bari abene data barubeni ngo batangira gutekereza baravuga ati icyagaze kiduhuza icyagaze gituma duhura n'uyu mugabo yagaze yibuka yuko ise ntaruhare yagize mu kumugirira nabi none rero ubwo data atagihari dushobora gupfa niho yababwiye rino jambo twasomye arababwira ngo kubwanyu ngo mwari mushatse kungirira nabi ngo ariko Imana yo ngo yashakaga kwizanisha ibyiza ngo kugira ngo isohoze ibiriho none amen amen mwebwe mwashakaga kungirira nabi abwira bene se mwashaka ariko Imana yo ngo yashakaga kubizanisha ibyiza ngo ari byo biriho none kuko icyo gihe bari babayeho kubwiwe yari umutegetsi iyo bitaje kubagura Imana yari yarateganyije yuko kandi bari barishe Yosefu batangajwe ahubwo no kubona kiriho niho nababwiye ngo umuntu azazuka cyangwa se urupfu ruzarumarwa no kubona uwo wapfuye akiriho bari bazi ko yapfuye timuzi ko yaririwe igihe kirekire Yakobo yaravuze aravuga ngo uyu mwana wanje ngo nzomuririra kugeza mpfuye aba bene se bari baramwishe arapfa nicyo bituma baza bakunda kuvugira ijambo rivuga ngo twebwe ng'umuntu ngwiya abuza ahantu ngo aba yapfuye ahantu uku hano abanyarwanda hari ijambo baza bavuga ngo udahari igiti ndikimugwira nimba muri mugiye nko kurya ahantu bagahita bavuga ngo murya ibyo kurya byose mu bimare ngo iyi nzu yotugwaho ngo naka kuriya udahari ngwiwe yokira bagahita barya ibyo kurya bakabimara umuntu ngo tugize impanuka muri iyi nzu nk'urusengero rukagwa ati naka wabakize natwe tubirya tubimara udahari igiti ndikimugwira Yosefu yari yarapfuye iwabo arapfa ariko Imana yo Yosefu aza kubitekereza abiha agaciro aho asobanukirwa ko Imana biriya byose yamunyujijemo iriya mibabaro kariya gahinda iyo utekereza urugendo rwa Farawo rwa Yosefu n'urw'agahinda n'urw'imibabaro yavaga mu mubabaro wa mbere akinjira mu wa kabiri akava mu wa kabiri akaja mu wa gatatu ariko Imana yari izi ikigambiriye ku buzima bwe amen amen kurya Imana izi ubwenge cyane gusa nuko tutaze duhishurirwa icyo yakoze umuntu wa mbere wahishuriwe umuzuko ni Yobu umunsi yari amaze ngo kubabara cyane amaze guhura n'agahinda gakomeye niho yavuze ririya jambo yaravuze ngo Mana wewe uri mu ijuru ngo wobishaka ngo wompishe ikuzimu ngo igihe gisohoye kigeze ngo igihe gikwiriye kigeze ngo ukazankura muri uko kuzimu ngo ndi muzima ukampuza n'abandi bantu yamatekereza ko Imana ishobora kumubika ikuzimu akongera kandi akazavayo kandi icyo gihe nta nyigisho z'umuzuko zari zakabaho Yesu yari atarapfa ngo azuke Yobu yari atarabona uwapfuye ngo azuke ariko ngo anezezwa no gutekereza Imana atekereza Imana ari mu gahinda gakomeye ababaye umubiri washize
umubiri wa Yobu wari washize utakiriho, abwira Imana ngo Mana wewe wobishaka wompisha ikuzimu, ariko igihe gikwiriye ukazankura ikuzimu ukazanereka abantu ndi muzima. Akaza yinginga Imana. Yobu yarababaye, akazabwira Imana ngo uhishe ngo Yoba ngo ijoro mama yasamye mwinda ngo ryaracuze umwijima, ngo umunsi navutse ngo Yobu utaramenyekanye, ngo Imana ibitarawushize muri gahunda y'iminsi izabaho. Arababara iminsi myinshi. Bazavuga ngo ibintu byose byashize umunsi umwe, ariko amezi 7 yose ya Yobu yayamaze mu gahinda n'umubabaro. Yobu wababaye ngo inshuti ziwe umunsi ziza kumusura ngo zigeri wiwe, zigezi wiwe ngo habura umuntu wobumbura akanwa ngo mubaze kubijanye n'umubabaro we, ngo bakareba umubabaro we n'agahinda ke, ngo hakabura umuntu wo mubaza ngo ese ububabare bwawe bumeze gute. Habura kubera gutaka, kubera kubabara, habura umuntu n'umwe wo mugira icyo mubaza kubijanye n'umubabaro we. Ibyumweru 2 birashira nta muntu urabumba, ngo baryamye wiwe bazananirwa kumubaza. Bukeye wenyine araturika aravuga, nibwo yazavuma ijoro nyina yamusamye mwinda. Amen. Ariko ageze ahantu ngo atekereza, agira ishurirwa ry'Imana, aravuga ngo Mana wobishaka wompisha ikuzimu, igihe gikwiriye ukazankurayo. Amen. Haleluya. Imana niwe watangiye guhishurirwa umuzuko. Ni igitangaza kuba twebwe tudahishurirwa umuzuko kandi twarawigishijwe dufite n'ibihamya by'abazutse. Twakagombye no kwigisha hejuru y'umuzuko kubera yuko turawizera. Icyagaza bituma Pahoro atinda mu nyigisho z'umuzuko, yigisha abantu uburyo abantu bazazuka, nuko batagaza bemera ko umuntu azuka. Bari bazi yuko umuntu apfuye birangiye. Naho twebwe nimba twizera ko Yesu yazutse, titugomba gusura kwigisha iby'umuzuko. Niko gusura kandi gutangirira abantu kuri 0 kandi bageze iriya muri kaminuza. Ariko igituma tugomba kwigisha umuzuko nuko dufite abatawemera, abandi bawemera iyo ntawapfuye. Ariko umuntu yabura wiwe agashidikanya yuko abapfuye batozuka. Ariko nimba twemera yuko Yesu Kristo yazutse, ngo twemere yuko ngo azazanana n'abariya bose bapfiriye muri we. Amen. Haleluya. Twemere, tuzizere. Kwizera ni ukumenya. Kwizera kenshi hari igihe cyo tubishyira ngo mu mwuka cyane, tukumva ko ari ngo k'ibintu gusa biririya. Igihe umuntu yujujwe cyane akanezero, icyo gihe umuntu azayizera cyane. Ubundi kwizera ni ubumenyi busobanutse, ukemera yuko ibyo wumva. Kwizera ni ukumenya udashidikanya yuko ibyo wizeye hari ukuri biriho bizabaho, nta gushidikanya kurimo. Kwizera ni ukumenya ugakuramo gushidikanya. Ikindi iyo ukizi neza tuzi ugishidikanyaho, uzi ukimenya. Ubu se uwatugisha impaka kuyatari mikrofone twomwemerera, kubera yuko turabizi, twarabimenye, tumenya yuko iyi ngiyi ari mikrofone ikoresheshwa na wireless, kubera yuko nta mugozi uyikonexeho. Ibyo turabyemera, nta n'uwo bitwigisha. Ni igitanga ntawo hakana kwirikota atari umukara, twese turemera yuko ari umukara. Ni ibyo rero, kwizera rero ni ukumenya ibintu kwa uhakika, udashidikanya, nta gukekeranya kurimo, ukemera ikintu nk'ukizi neza. Tugomba kwemera ko Imana yapfuye kandi kazuka, tukemera yuko izazana n'abariya bose bapfiriye muri yo. Amen. Amen. Urupfu rwo rurababaza, urubori rw'urupfu, ariko hari umunyabwenge wavuze ngo Imana ngo ikintu izamarisha urupfu, ngo izaretira parole gusa. Imana yaravuze ngo nimukora icyaha no gupfa muzapfa. Ikintu rero izamarisha urupfu, izovuga ngo guhera none nta muntu ugipfuye. Niwo wa munsi ngo tuzovuga ngo urubori rwawe rurihe, kunesha kwawe kurihe. Imana izagarura ijambo yavuze gusa, nta kindi kintu Imana izokora. Imana izagarura ijambo ivuge ngo guhera none umuntu ntagipfuye, muhawe ubwe, mubayeho, baho
yewe genda ubeho. Imana izotubwira gusa ngo baho. Wa munsi ikura Adamu mu ngobyi ya Edeni, nta kindi Imana yashatse, yabonye yuko ngo yorambura. Bibiliya ivuga ngo Imana ibona yuko yorambura ukuboko ngo ikongera agakora ku giti, kiriya giti cyari gisigaye cy'ubugingo. Kandi iyo Adamu arya kiriya giti cy'ubugingo, twobayeho tudapfa kandi tufite ibyaha. Kandi Imana yari yaravuze ngo niturya kiriya giti, kiriya kimenyesha ikibi n'icyiza, no gupfa tuzapfa. Noneho rero Imana itinya ko tugiye kubaho tudapfa, kuko iyo turya kiriya giti cy'ubugingo, igiti cy'ubuzima, igiti cy'ubuzima buhoraho, iyo turya kuri kiriya giti twari kuzabaho tudapfa, kandi tukabaho dufite kamere y'icyaha, kandi tukwiye kubaho tudapfa dufite kamere y'icyaha. Imana ngo ifata ya ngobyi irayizitirira, ngo ishyiraho n'inkota yaka umuriro, kugira ngo Adamu ngo atarambura ukuboko ngo agasingira kuri cya giti cy'ubugingo kandi afite umubiri w'icyaha. Amen. Kadusoze mbabwira iri jambo. Imana yashatse guhinduza urupfu urundi rupfu. Yashatse kuzanisha ubuzima bw'umuntu urupfu. Ni naryo humure ryacu twebwe. Umuntu yapfuye arongera kandi akabaho. Yosefu yarapfuye iwabo ariko arongera abaho. Abantu barakurikiriyo, induru ziravuga, berekana ibimenyetso ko yapfuye. Niho yaza babwira ngo mwebwe mwashatse kungirira nabi, mwashatse kunyica. Ariko ntibari bazi yuko muri we habitse ubuzima bwa bene Yakobo bose. Muri Yosefu niho hari habitse ubuzima bwa bene nyina bose, bene se bose. Ubuzima bwabo bwari bubitse muri Yosefu. Arababwira ngo mwebwe kubwanyu ngo mwashakaga kungirira nabi, ngo ariko Imana yo ngo yashatse kuzanisha urupfu rwanje ngo umunezero wanyu ngo ari wo muriho none. Bari babayeho muri Egiputa tawubakoraho, kuko bari bafite ubavuganirira hejuru. Uyu munsi natwe rero aha twasomye mu byahishuwe, niho ijambo ry'Imana ritubwira neza uburyo Yohana ku karwa ka Patimo yandikira ari amatorero 7 y'Efeso, arababwira ngo nari narapfuye ariko noneho ndiho. Ababwira amagambo agiye kubandikira, arababwira uburyo yahuye n'Imana, ababwira ukuntu yahuye ngo yari yicaye ngo umunsi umwe ngo ari mu mwuka, umunsi umwe ngo yazamutse mu mwuka, ngo yumva mu bitugu bye ngo umuntu umuturutse inyuma umubwira ngo andika aya magambo. Ni menshi ariya yose, ariko nanejejwe no gusoma rino jambo twasomye hano hepfo ku gice cya mbere mu byahishuwe ku murongo wa 18 havuga ngo kandi nduhoraho ngo icyakora ngo nari narapfuye ariko none dore poraho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Ni umunsi yaza ashaka kubabwira uburyo Yesu yamwihishuriye ari ku karwa ka Patimo. Ababwira ukuntu yamwihishuriye, arababwira ati ukuntu yumvise amagambo y'uwo mugabo, ngo arababwira ati jewe ubwanyu kuko ngo yaramubonye ngo yikubita hasi. Yazabwiraga na makuru, yazabwira abandi bantu, yazabwira abantu b'Efeso, amatorero y'Efeso 7, ababwira ngo uwo mugabo wambwiye ibyo nkwiye kubabwira mwebwe, jewe naramwumvise, numvise ijwi ryiwe ngo nikubita hasi, ngo nubamye, ngo nsa n'upfuye, ngo nshiraho ukuboko ngo kw'iburyo, ngo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi n'uw'iherezo. Arababwira ngo nari narapfuye ariko noneho ndiho. Yesu, iyo usomye iki gice cy'itangiriro warangiza ugasoma n'iki gice, ureba ukuntu isano bifitanye. Yosefu yari yarapfuye iwabo, bamugirira nabi, baragurisha, bagira gute, baramukorera biriya byose bamukoreye, ariko bukeya azamwe ubuzima bwa bene se. Umunsi bazamushinyagurira, bamukubita, bamugirira nabi, bari bazi ko akiwe karangiye, kandi baranababaye cyane, barababaye, abamukundaga bose barababaye. Ariko Yesu
yaza yiyereka Yohana aramubwira ati nari narapfuye ariko noneho ndiho kandi ndi uwa mbere ndi n'uwiherezo ndi alfa na omega uwa mbere ni n'uwimperuka arongera aramubwira ngo ndiho nari narapfuye ariko noneho ndiho kandi si ndiho none gusa ndiho iteka ryose. Amen. Abapfiriye muri Yesu tibariho none gusa bariho iteka ryose. Abangaba tubura none umunsi tuzobabona tuzababona batakiriho babandi tuzobabona ari abayiteka ryose tukibana nabo bari bagambiriye bariho ari abo gupfa. Abo duturana n'umuntu ariho ari uwo gupfa ariko none iyo dusubiye kumubona ubwa kabiri abariho ari uwiteka ryose. Kandi iyo umubonye ubwa kabiri nico gihaba gufitiye umumaro kuruta yari agufitiye mbere. Ngarya jambo Paulo yabwiye Filimoni aramubwira ngo utarakugiriraga umumaro kera Onesimo ngo ubu noneho ngo si wewe wenyine ngo twembi ngo dufitiye umumaro ngo nari kumugumana ngo akankorera ngo ariko kugira ngo ntamwigungana nje nyine ngo ndamukohereje kugira ngo twembi atugirire umumaro ngo kandi umwakire Bwana sifiwe umwakire nkuko unakira. Iri jambo riba mu mwuka cyane, iri jambo rya Filimoni na Onesimo na wari umubandi wari gito wari umeze nabi riba mu mwuka cyane. Ni ijambo riza rigereranya Imana n'umwana n'umukristo, uburyo Imana yohereje abantu ikadutransfera. Ubundi Imana tuvuge ngo amen. Yesu Kristo ya transfera abantu mu ijuru akiri hano ku isi, akiri hano ku isi agituye ku isi aravuga ngo abo wampaye data bose barya wampaye bose narabacunguye uretse wa mwana wo kurimbuka. Paulo yohereje Onesimo asigara muri gereza. Yesu yatwohereje mu ijuru akiri hano ku isi. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Sinzi ko mwumva aya magambo, mwumvira ijambo hanyuma nsoze. Yesu yatwohereje mu ijuru ku Mana akiri hano ku isi. Umunsi Yesu abwira Imana ngo data abo wampaye bose narabapfiriye narabacunguye uretse wa mwana wo kurimbuka. Uwo ni Yuda wa wundi wapfuye Yesu atarafa. Yuda nawe yaje kwihangana agategereza ko Yesu apfa, nawe ntaba yararimbutse, nawe aba yaragiriwe imbabazi nk'abandi bose. Ariko kubera ko ya jambo riva mu gisitaza ntikizabura kuza ngore kwishano, Yesu yadutransfeye mu ijuru atwohereza mu ijuru. Twapfanye na Kristo tuzukana na Kristo. Yesu atwohereza mu ijuru. Yesu yagiye mu ijuru kuvuganira twebwe abari hano, ariko kera yaratwohereje mu ijuru. Rirumvikana? Amen. Haleluya. Abantu bakunda kumva ijambo iyo bateza haleluya nyinshi, ariko ndabona harimo abasaza n'abantu bakuze bumva cyane, hari n'abantu batoye barumva cyane, habe na se banyene akararyumva cyane. Yesu rero twebwe ntidufite impaka zo kudiskita ku muzuko, ntidufite n'impaka zo kwirwa tubwira umuntu ngo nyabona komera. Oya, murakomeye. Umwakomeye umunsi mumenya ko Yesu Kristo yadupfanye akatuzukana. Twapfiriye muri we tuzukira muri we. Ubu ngubu tubitse mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Reka mbabwire, Yesu Imana tizihomba umuntu yapfuye. Imana zihomba umuntu akiriho. Imana ntiziguhomba wapfuye, Imana iziguhomba ukiriho. Iyo umuntu apfuye mu buryo bw'umwuka nico gihe Imana izipfusha. Iyo wapfuye mu buryo bw'umwuka Imana izigupfusha ukiriho, ukazugenda Imana iri mu kiriyo, Imana igakora ikiriyo ukibaho. Ariko umunsi wizeye umwami Yesu
iyo wizeye Yesu Kristo Imana izayunguka, Imana ikakugira habe nubwo wapfa uzupfira muri we gusa, nta ruhombo Imana iba yagize. Akenshi abantu bazatekereza ngo iyo umuntu apfuye bagasanga ubwami bw'Imana bwahombye. Uriya mugabo wakoreye Imana, wizeye Imana, agapfa yapfiriye muri Kristo Yesu, n'ubu nyine ari kumwe na Kristo, nta ruhombo rwabaye. Imana izihomba umuntu akiriho gusa. Iyo wapfuye mu buryo bw'umwuka, Imana iziguhomba kandi ukiriho. Ukaza ugenda mu isi, Imana yaraguhombye. Ukaza uzunguruka isi, Imana yarahombye. Ukaza ahantu hose unyuze ukagenda, Imana yarahombye. Uzi gushira Imana Mukiriyo ukiriho? Imana izikora ikiriyo cyawe ugihari. Ugihari, ugigenda, uhaye urya, ugacuruza meloni n'ibitenge na protect, ukazicuruza ukunguka. Ariko Imana iri mu kiriyo cyawe. Iyo wizeye umwami Yesu, Imana, ubwami bw'Imana buza bwaguka. Mwebwe habe nubwo wocuruza ugahomba, habe nubwo bokubura mu muryango. Hano gusa umuntu ngo azapfa hano akazukira handi. Hari umufilozofe bavuze ariho monde réel na monde d'au-delà, monde magique. Yaravuze ngo nimba umuntu apfa tukamubura, ngo nimba umuntu apfa tukamubura mu isi, ngo nukuvuga ngo ari ahandi hantu ngo azukira, ngo kuko wabaye hatahari, ngo nukuvuga ngo bapfuye ngo twogiye tumanuka, ngo iyo tumanutse cyangwa twimba ubutaka tukabasangayo. Ngo ariko nimba umuntu apfa, ngo nyuma y'igihe gitoya tukabura aho yarari, ngo tuzubona habe nakurya umuntu aba decompose, umuntu bakamuhamba hano, bwaca nyuma y'igihe runaka ndimuri mukona rangata umuntu ari mu gupfa bakamuhamba. Nyuma y'imyaka 2 hariho ziriya mva bita ngo niba ari gute, ziriya mva nyuma y'imyaka 2 baze bumburura bagasura kahamba undi muntu. Wa muntu aba yararoheye, umuntu aba decompose, umubiri ugashira. Nimba umubiri ushira rero, nukuvuga ngo hari ahandi hantu umuntu aja, aho umwuka wari umubitsemo, nimba umuva nk'ukagenda. Niho bakunda kuvuga ngo umuntu ni umwuka. Iyo umuntu umwuka ugiye, umuntu iyo tuvuge ngo amen, haleluya. Timuza mubona mwebwe ko umuntu ari umwuka? Umuntu ni umwuka. Dawidi yaravuze ngo abakomeye ni ibinyoma, ngo aboroheje ni umwuka. Ngufasha abakomeye ngukabateranya bose, ngo warangiza ngukabashira ku munzani, ngo bose uko bangana ngo umwuka urabarusha kuremera, ngo umunzani woteruka. Aravuga ngo abakomeye ni ibinyoma, ngo aboroheje ni umwuka. Aboroheje ni abemera guca bugufi bakakira Imana mu bugingo bwabo. Abakomeye nibajya bikomeza bakagira ngo hari ico barico. Amen. Nibyo. Iyo wibwira ko hari ico urico, nico gihe uzutakaza ico wakagombye kubaco. Abakomeye ni ibinyoma, aboroheje ni umwuka. Iyo umuntu rero apfuye mu mubiri, Imana ntiba yahombye. Imana izihombiye umuntu yapfuye mu mwuka. Iyo umuntu yayobowe na kamere, akagenda na kamere, agakorera muri kamere, nico gihe Imana izihomba. Ariko iyo umuntu akikizeye Imana, nubwo yapfa azapfira muri Kristo Yesu. Yesu se ntiyapfuye. Ubundi intege nke z'umuntu ni ugupfa. Nico kiza kigaragaza ko umuntu ari umunyantege nke, ni ugupfa. Yuda ngo ntiyarazi ko Yesu yopfa. Yuda yarazi ko yoga ifaranga, ariko Yesu akabananira. Umunsi Yesu apfa niwo munsi agaragaza ko nawe yari yambaye umubiri w'intege nke. Umunsi Yesu yemera bakamwica bakamuhamba, barangiza nawe akabona agiye mu butaka, niwo munsi Yesu agaragaza ko yari yambaye umubiri w'intege nke. Gupfa rero ni itangiriro ry'ubuzima iyo wizeye umwami Yesu. Amen. Iyo wizeye Imana, gupfa ni itangiriro ry'ubuzima, riza risozwa no kugarurirwa ubuzima. Maze ababyeyi n'abana babo
n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urukumbuzi bazabona mwijuru abishwe n'urukumbuzi bazabona mwijuru. Mbega umunezero mwinshi cyane kuko mwizuka tuzishima pe mwibwimva zose zo mwisi zizashira abafu bazo nibwimva zose zo mwisi zizashira abafu bazo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari indirimbo izifasha cyane ndayikunda cyane ivuga ngo ubu naho nahishwa kuntabara nizeye kuzanjana ukankiza ukuboko kwanje kunyobore ujanungeza heza enda ukuboko kwanje kunyobore ujanungeza heza inzanezezwa n'iki gitero kivuga ngo ubu naho nahishwa yuko untabara nubwo Imana tuvuge ngo amen nubwo Imana ya Isirayeli yoduhisha yuko idutabara nubwo Imana yoduhisha yuko abapfuye bazazuka kera twamaze kubyizera habe nubwo tutobibona ngo tubirebeshe amaso twemere neza yuko abapfuye bazuka cyangwa aba bantu tuzongera kubabona twamaze kwizera Imana ubu naho yampisha yuko intabara. Amen. Hallelujah. Nubwo Imana yaduhisha yuko idutabara habe nubwo Imana yo gusigira imfubyi ntimwabonye abo duherutse gushingura basize impinja za 0 mwa utwana tutareneza ukwezi tutareneza n'icyumweru ari nubwo Imana yaduhisha yuko izabarera twizeye yuko izaza ikatujana icyo kera twarakizeye Imana twamaze kuyizera yuko izaza ikatujana twamaze kwizera yuko urupfu nubwo umuntu yakongera akabaho ntibisaba ibisobanuro mureke tuvuge ngo amen titukaba abantu bo guhora dusobanurirwa ibyo tugomba kuba twarizeye ngo tumenye neza yuko ngo tuzabyizera ari uko twabonye baza kudusobanurira oyaye duhore twizeye Umwami Yesu tuza twizera yuko habe nubwo hoba no mu rupfu Imana izabizanisha ubugingo nubwo yatunyuza no mu rupfu wa muri ibyo yaravuze ngo azanyuza no mu rupfu nambuke na rwa ruzi ubu naho yaduhisha yuko adutabara twamaze kwizera yuko azaza akatujana. Imana yo mu ijuru bagire neza reka dusenga Imana. Data ugira neza turagushimiye ku mugoroba nk'uyu wimbazwe Yesu uzukora ibyo ushaka mu ngabo zo mu isi n'izo mu ijuru wimbazwe Mwami wo uzujana bawe utatugishije inama uzujana bawe mu isi yose mu mahanga yose nta muntu ugishije inama tawe urinze kubaza tawe warinda kubaza ugiye kujana uwawe tawajana umwana we babaza imiryango nimba mujana uri Imana iza yica uri Imana izikiza uri Imana izishira ikuzimu igakurayo izina ryawe rirakomeye uri Imana
izitegeka izivuga bikaba yategeka bigakomera uri Imana izibikora uzubikora kuko biri mu bushake bwawe ndagusaba kugira gusa ngo uduhishurire ubushake bwawe uduhe kumenya ubushake bwawe ni wowe wemeye kuko urupfu rubaho ni nawe uzakuraho urupfu ni wowe ufite imfunguzo za rupfu na kuzimu wenyine nta muntu n'umwe wigeze uheza urufunguzo rwa rupfu na kuzimu ni wowe wenyine urugendana waruhaye Yesu Yesu niwe wakiriye niwe wamanutse kuzimu niwe wazamuye paradizo niwe wazamukanye imfunguzo za rupfu ni nawe wazamukanye imfunguzo za kuzimu rero Mana umunsi wabishatse uzakingura ikuzimu abizera bazuke umunsi wabishatse uzafungirana rupfu ntiyongere gutwara abantu kubw'ibyo Mana icyo wakoze cyose tukuzamura icubahiro kuko ari wowe wabikoze urakoze ni mu izina ryawe Yesu amen.